yakoreshaga igitoki akagisiga amavuta akacyambika ya puridansi, akaba ari cyo ankoresha imibonano mpuzabitsina. Ubishaka se? Ntabwo njye nabishakaga, ariko nari mfite inda nkuru nta handi nakwerekeza, nta naho nabibwira. Ibaze ko uri umugabo, uri umusaza ukumva washyingiye ishyano nk'iryo ngiryo, ukaba uri umukobwa ukumva uri umukecuru ukumva umugore wawe umukobwa wawe ngo bamurongoze igitoki. Ibaze iyi nkuru niba bafite abandi bana b'abakobwa n'ab'abahungu, ubu bizagenda bite? reka twere kurebera hafi aha, wenda bo baranakuze, ariko ibaze kumva umwana umuhungu avuga ati papa yagiye afata igitoki ibere akarishyira mu buzima bwa mama. Ibaze umwana w'umukobwa uri muri uru rugo kugira ngo ajye avuga ati papa. Ibaze aba bana bazavuka, iyi rekodi bazayisanga ku isi. Ntabwo isi buriya twe turibagirana, ariko amateka yacu asigara ku isi. Niyo mpamvu tukiga Hitirere. Waba usize inkuru cy'imusozi, aho ntiwabugiye wari ruvumwa, amashuri warize, amatungo waroroye, warashatse amafaranga, none byose urabisize, cyo ngaho igendere. Iki kizagenda, ariko se ni iyihe nkuru kizaba gisize imusozi? Ariko uzi ko abantu batangiye kujurira bavuga bati nyamara ababishinzwe barebe ko hariho ibindi bihano bishobora kuza birenze icya burundu. Uzi ko umuntu ari no kukubwira ati nge